murakoze. Turatangira dusoma itangirira ibice byaho bya 47 cy'umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 6, cyangwa se kuva ibice byaho za 12 n'umurongo waho wa 40 kugeza kuri 41. Turasanga inkuru Abisiraheli ntago bajanye iminyago muri Egiputa, ahubwo inzara yateye Kanani barangije bimukira muri Egiputa. Bimukiye muri Egiputa ari abantu 74 baza gutahuka bari 600,000. Bamaze imyaka 430 muri Egiputa. Muri iyo myaka 430 bamaze Egiputa, ku ngoma y'umwami wa mbere Farao amaze gupfa nibwo himye Farao wa kabiri. Farao wa kabiri amaze kwima atangira gutoteza ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli. Uwo Farao wa kabiri yayoboye imyaka 70. Ubwo rero Imana yahagurukije Mose kugira ngo akure ubwoko bwayo muri Egiputa mu buretwa bwa Farao. Ubwo ubuzima bwa Mose bwarangwaga n'ibice bitatu bikomeye. Igice cya mbere cy'imyaka 40 n'imyaka yamaze kwa Farao. Igice cya kabiri cy'imyaka 40 nabwo yayimaze ari kwa Yetiro, n'igice cy'imyaka 40 yamaze mu butayu. Imana ntishoboza abashoboye, ahubwo Imana ishoboza abo yahamagaye. Abisiraheli bageze mu gihugu muri Kanani bayobowe n'abantu batatu bakurikira. Bayobowe n'abatambyi, bayoborwa n'abacamanza, bayoborwa n'abahanuzi. Bukeye Abisiraheli bisabira Imana umwami. Imana irababwira uyu mwana niwe kuyoborwa n'abatambyi n'abahanuzi n'abacamanza, muzashobora umwami. Imana ibahagurukiriza ibaha umwami Sawuli. Sawuli ayobora imyaka 40. Imyaka 20 Sawuli ayobora ari mu bushake bw'Imana, indi 20 ayobora atari mu bushake bw'Imana, mbese ari nk'umutoza wa Dawidi. Imana ikura Sawuli ku ngoma, yimika Dawidi yimye ingoma. Imyaka 7 yayimaze ari Heburoni, indi myaka 33 ayimara ari Yerusalemu. Ukuvuga nawe yayoboye imyaka 40. Dawidi nawe ava ku ngoma, hima umuhungu we Salomo nawe ayobora imyaka 40. Nawe aratanga, ayobora umuhungu we nawe witwa Yeroboamu ayobora imyaka 17. Aho rero niho ubwami cyangwa se Isiraheli yacitsemo ibice. Igice cya mbere kigizwe n'inzu 10 cyari kiyobowe n'igisonga cy'umwami Salomo, Jeroboamu, zagiye mu majyaruguru. Zigeze mu majyaruguru zishinga ubwami. Bashinga ubwami hitwa Isiraheli, cyangwa se bitwa Abefurayimu. Baba mu mugwaho mukuru wa Samariya. Aho rero niho batuye kari inzu 10. Naho igice cya kabiri kigizwe n'inzu 2 kiguma mu majepfo Yudeya, mu mugwa mukuru wa Yerusalemu. Bukeye za nzu 10 zagiye mu majyaruguru zitangira gukora ibyangwa n'Uwiteka, zitangira kwivanga n'abanyamahanga. Imana arababwira ati kuko muri umugeni wanje, kandi izi nzu 10 zikaba zigereranywa n'umukobwa witwa Ohora. Arangije Imana irababwira ati kuko mwanze kunyumvira, mudasigaye mukora mu bushake bwanjye, cyangwa se utangiye kuramya ibigirwamana, muzajanwa iminyago muri Ashuri ku mwami Serugoni. Nuko bukeye za nzu 10 zijanwa iminyago muri Ashuri.
zimara imyaka 350 muri Ashuri hari iminyago. Ubwo rero za nzu zibiri ziri Yerusalemu, Yuda na Benyamini bo baratuye. Bukeye nabo ntibabona amakosa mukuru wabo yakoze cyangwa se Isiraheli cyangwa se Efraimu yakoze, bituma bajanwa iminyago muri Ashuri. Yerusalemu cyangwa se Yudeya nayo ntiyareba ukuntu bakoze ibyaha ngo bakoze ibyaha ziranze 10, ahubwo nabo batangira gukora ibyaha byangwa n'Uwiteka. Imana nayo irababwira kuko namwe mutangiye kutanyumvira, muzajanwa iminyago, muzaja muri Babuloni cyangwa se Babeli, muzajanwa iminyago ku mwami Nebukadinezari. Nabo bukeye bajanwaho iminyago muri Babeli, bamarayo imyaka 70. Yerusalemu ijanwe iminyago muri Babeli, nabwo bajanwe iminyago mu bice bitatu. Igice cya mbere ku ngoma y'umwami Yehoyakimu, umwami w'Ubuyuda, nibwo Nebukadinezari yaje atwariye igice cya mbere muri Yerusalemu, atwara umwami Yehoyakimu n'abanyabwenge n'ibikombe byo mu nzu y'Imana. Nebukadinezari asigaye yimitse undi mwami Ekoniya. Ikintu cyatumye umwami Nebukadinezari atwara ababami ba Yuda cyangwa se ba Yerusalemu iminyago, nuko bari banze gutanga imisoro, kuko icyo gihe Nebukadinezari yari ategetse ibihugu byinshi, yari ategetse ibihugu 127. Rero bakanga gutanga imisoro ku banyamahanga batakebwe. Ekoniya nawe yanga gutanga iyo misoro, umwami Nebukadinezari nawe araza amutwaraho iminyago, amutwarana n'abatunzi bose bo mu gihugu. Igice cya gatatu, umwami Nebukadinezari nabwo amaze gutwara Ekoniya iminyago, asigaye yimitse undi mwami wa gatatu Sedekiya. Sedekiya nawe yanga gukora ibyo abandi batakoze. Umwami Nebukadinezari nawe araza amutwaraho iminyago, amutwarana n'abantu bose bari basigaye mu gihugu. Turebe ibyarangaga umujyi wa Babuloni. Babuloni yarangwaga n'imijyi ibiri, Babuloni ubwayo n'undi witwa Ekibatana, ariko byose byari muri Babuloni. Nyine ni uduce tubiri dukomeye, nyine nk'imijyi ibiri ikomeye. Muri iyo mijyi ibiri hagati yaho hatembagamo umugezi wa Euphrates. Uwo mugezi niwo wagabanyaga Ekibatana ukagabanya na Babuloni. Icyo kiraro nicyo bambukiragaho nk'umuntu uvuye Ekibatana ugiye Babuloni, cyangwa umuntu uvuye Babuloni ugiye Ekibatana. Icyo kiraro nicyo bakoreshaga, nicyo cyabahuzaga iyo mijyi kari ibiri. Iyo mijyi, umujyi wa Babuloni warangagwa ku manywa, wagiraga abarinzi 98 barinda indani mu mugwa, nibo baharindaga. Undi murinzi wa mbere, abandi barinzi babiri ni Efrate, kuko mu irembo ryo haruguru niwo uwo mugezi watemberaga. Uwo mugezi ubwayo wari umurinzi, n'ahantu umugezi wasohokeraga hasi, watemberaga hasi, nabwo uwo mugezi wakomeza ukaba umurinzi waho hasi. Nijoro uwo mugwa wose ari Ekibatana cyangwa se Babuloni warindwaga n'intare. Bageraga nijoro iyo mijyi yombi itakigenderana, bagafunga cya kiraro bakagikunja. Iza ntare rero akaba arizo zikontorora uwo mujyi nijoro, akaba arizo zirinda umujyi nijoro. Inyuma y'inkike y'uwo mujyi wose warindwaga n'abasirikare bagera kuri 250.
nibo barindaga umujyi inyuma. Rero niwo wari umujyi wa Babeli cyangwa se wa Babyloni, wari urinzwe bikomeye, wari uteye imbere ku buryo butangaje mu gihe cya kera. Batashe nabwo batashe ibice bitatu. Igice cya mbere cyatashemo Hagayi ataha atari umuhanuzi. Icyo gice cya mbere cyatashe cyari kiyobowe na Zerubabeli. Igice cya kabiri gitaha kirimo Zakariya na Maraki, nabo bataha atari abahanuzi. Icyo gice kigenda kiyobowe na Ezira. Ezira na Zerubabeli bamaze kugera mu gihugu, Ezira abwira Zerubabeli aravuga ati iyo tuza kuba ari twe twatashe, hatashe Nehemiya, kuko Nehemiya niwe mwubatsi, Nehemiya niwe ufite umumaro hano, Nehemiya niwe enjeniyeri. Igice rero cya gatatu cyaje gutahamo umuntu umwe gusa, cyatashwemo na Nehemiya wenyine. Ibi byose tuvuze haruguru kwari ukugira ngo mwumve neza abahanuzi abari bo, kugira ngo musobanukirwe neza abahanuzi. Ukuvuga ngo umuhanuzi ni iki? Umuhanuzi ni intumwa y'Imana ku bantu, cyangwa se umuhanuzi ni umurimo, cyangwa se umuhanuzi umurimo we ni ugutangaza Imana n'ubutumwa bw'Imana no guhanura ibikorwa by'Imana. Umuhanuzi agomba kurangwa n'ibintu bibiri bikomeye. Umuhanuzi n'utesha, cyangwa se umuhanuzi n'uhumuriza, cyangwa se umuhanuzi n'ukomeza. Umuhanuzi agomba kurangwa n'ibyo bintu bibiri tuvuze. Agomba kurangwa no gutesha no guhumuriza, cyangwa se no gukomeza. Naho abahanuzi b'ibinyoma, ingaruka z'umuhanuzi cyangwa se z'abahanuzi b'ibinyoma ni urupfu no kurimbuka. Rero abahanuzi bose bagize Bibiliya ni abahanuzi 16 bahanuye mu bice bitatu. Igice cya mbere ni abahanuzi bahanuye bagituye Yerusalemu batarajanwa iminyago. Muri abo bahanuzi ni abahanuzi 10. Abahanuzi 8 nibo bahanuriye Yerusalemu cyangwa Yudeya. Abahanuzi 2 aribo Amosi na Hoseya nibo baje guhanurira Isiraheli cyangwa se Abefurayimu. Naho igice cya kabiri cy'abahanuzi bahanuye ni 3 bahanuye bari bunyage, bari muri Babeli, ni Ezekiyeli, ni Daniyeli na Obadiya. Abo nibo bahanuye bari bunyage muri Babyloni. Naho igice cya gatatu ni abahanuzi 3 nabo bahanuye baravuye minyago bari mu gihugu batuye. Abo bahanuzi kari 3 ni Hagayi na Zakariya na Maraki. Abo bahanuzi kari 3 nibo bahanuye, cyangwa se Imana yabahaye abahanuzi. Ntibari abahanuzi, ahubwo Imana yabahaye ubuhanuzi ari uko bageze mu gihugu batahutse bavuye bunyage. Hagayi Imana imwereka ukuntu bazubaka urusengero rw'Imana. Naho Zakariya we Imana imwereka abakozi bazakora mu rusengero rw'Imana. Naho Maraki Imana imwereka ukuntu bazatura amaturo mu rusengero rw'Imana.